nifuje ko tuganira muri kino gitondo cy'umunsi w'isabato amagambo yo kubibutsa kuko mwese muri ba ministers, muri abayobozi, ntabwo mbabwira ibintu bishya, ahubwo ndashaka kugira ngo mbibutse maze wongere gutekereza wowe ubwawe umenye inshingano yawe. Dusomye mu rwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya 2 umurongo wa 9 kugeza wa 11, aya niyo magambo nifuza yuko bene data twaganira ahangaha kugira ngo uyu mwaka dutangiye tujye tuyasoma tumenye n'inshingano yacu. Reka twasome. Ariko mwebweho nibande rikubwira mwebwe nanjye, ariko mwebweho muri ubwoko bwatoranijwe. Gutoranywa si byiza? Abantu bakora za competition, iyo ubaye uwa mbere ushyirwa ahagaragara, uba watoranyijwe yuko watsinze. Hari ibintu byanejeje mu buzima bwanjye. Umukobwa wanjye atoranywa kuba misi. Muzi misi icyo ari cyo? Murabizi? Kuba misi ni ukuvuga ngo umukobwa watoranijwe ku buranga mu bandi bakobwa. Yabikoraga ntazi ibyo ari gukora, ariko umunsi wo gutoranywa numvaga nanjye natoranijwe. Ubwo twari muri Amerika, kuzi kugira ngo umukobwa w'umwirabura arusha abazungu aba ari utoranywa. Nimwibaza aho nawe waba wicaye. Nuko twari twicaye aho ngaho, bagenda bakuramo bajugunya hasigara 5. Hewe nubwo yagarukiriza hariya, ariko ntabwo yagarukirije aho ngaho, yasigaranye na 3. Asigaranye na 3, ntangira urutoke kurihegereka ku rundi. Imana mfasha. Nuko ngiye kubona mbona ari usigaye wenyine. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo muri ubwoko bwatoranijwe. Bapastor muri aha ngaha, menya ko watoranijwe. Utoranywa mu bandi benshi bariho. Dufite akaga ko kudaha agaciro y'ibyo twahawe. Pastor uri aha ngaha ukumva yuko inshingano zawe zidahagije, uti ndashaka kuba Daniel Ndagijimana. Wamara kuba Daniel Ndagijimana uti ndashaka kuba Gerard Karasira. Wamara kuba Gerard Karasira uti ndashaka kuba Byiringiro. Wageza hanyu uti ndashaka kuba Ruguri. Ariko bene data twaratoranijwe. Twaratoranijwe. Turi ubwoko bwatoranijwe. Abatambyi b'ubwami. Abatambyi b'iki? Bwo ku isi? Oya. Ubwami bwo hehe? Bwo mu ijuru. Ishyanga ryera. Mbese ntiyadutoranije? Ishyanga ryera. N'abantu Imana yoronse yaduhisemo kugira ngo mwamamaze ishimwe ry'abahamagariye, ikabakura mu mwijima
maze ikabajyana mu cyo ugize ute witangaza. Icyo cyonyine kuba mwaje ahangaha muri uyu mwiherero, banza wamenye icyo uri cyo. Vuga uti njyewe ntandukanye n'abariya. Uyu munsi wari umunsi w'umuganda, nandi kumwe na Jarike, ndibwira ko Jarike ari ahangaha. Bamuhagaritse yerekana ka karite k'abamisiyoneri. Ntamwe amakarite muyafite? Murayafite? Bati wowe genda. Nje nkaba ntagafite. Ariko nza ndi kuvuga ndi nibabaza abo ngabo bakabaza madame ati ariko nanjye ndagafite. Nibabaza abo ngabo nje ndihisha muri abo ngabo. Ariko naje kwibaza igihe kimwe ndavuga nti ariko kuki bataduha ya mashati k'aba protestanti, ariko kantu ngo nibamenye babwene yuko cyangwa se ngo nambara ikanzu y'umweru noneho mbe padiri. Ariko ndashima Imana yuko yabishatse ko biba bityo. Ntabwo uwo mwambaro ari ukwiriye kudutandukanya n'abandi, ahubwo ibyo dukora, imyitwarire yacu nigomba kudutandukanya n'abandi bose. Pastor ahuri, reka buyobora 100 bakubone yuko uri umuyobozi, bakubone ko watoranijwe aho ngaho. Nuko aravuga ahangaha, arongera haravuga ati kera ntimwari ubwoko, ariko none muri ubwoko bw'Imana. Hari ubundi bwishingizi dufite burenze ubwo ngubwo, turi ubwoko bw'Imana. Reka tunyurwe n'ibyo ngibyo. Turi ubwoko bw'Imana. Kera ntimurakababarirwa, ariko none mwarababariwe. Bandi bariho bagira, ariko twebwe dufite uwo mudendezo, tubishimira Imana. Bavandimwe, bwoko bw'Imana, ndashima Imana yacu mbikuye ku mutima uburyo dukunda. Niba utazi uko Imana igukunda, ndasaba Imana ngo uyu munsi ubashe kubisobanukirwa. Ndashima cyane uko yatwirehereje ikatwereka kandi ikaduhira. Yarabikoze. Ndibwira ko iri somo ryo mu rwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya 2 umurongo wa 9 kugeza wa 11, yari ipica nini cyane tureberamo Imana n'agaciro gakeya twahoranye, agaciro gakeya twahoranye tutarayimenya. Ariko noneho ubu twarayimenye, tukaba twarahawe agaciro, tukagirwa abatambyi b'ubwami, twari rubanda. Hari aho ugera tutandukane n'abandi, ariko ndasaba yuko twebwe bwacu twatandukana n'abandi. Kuko niba mwatoranijwe muri abo ngabo, aho uhagaze uri pastor, uri madamu wa pastor, reka bakubonemo Yesu. Reka bakubone ko uri n'umuyobozi, kuri umugaragu w'Imana mu byo ukora no mu byo uvuga.
hari akabazo nibwira ko buri muntu wese yakwibaza. Mbese muri iri somo twasomye twumvise agaciro twahoranye? Ngo kera twari ikiyemwe, ntabwo twari ubwoko. Kera ntitwari ubwoko. Ahandi ngo kera titurakababarirwa, none ubu twarababariwe. Twarababariwe. Ibyo kuba tutari ubwoko bikubiyemo byinshi. Ahangaha bikubiyemo byinshi. Ubwo twavuga ko no kubaho tutariho, ntabwo twari turiho, ariko data wa twese niwe tuzamuye maze aduha agaciro, agaciro gahanitse. Ako ku isi ko nakavuga, sinkunda kujya muri Mateyusi. Mateyusi sinahamenya. Ejo bundi nari kumwe n'umuntu nagiye gusura umupastori wacu urwaye witwa Barame, wantwaraganyuza mu Twaratoranijwe hazi, ntabwo mpazi. Ese nsa n'umuntu w'umushyitsi, atangahanya bari kwa mutwe ni bari kwande. Nuko kugeza igihe mpageze, igituma ntaza aho ngaho ni bya bindi byo kuvuga ngo reka ntandukane n'abandi. Ndi kunywesha esansi, umuntu yaje ampagarara imbere, ampagaze imbere, kamera y'kimuntu isa nizamutse, nshaka kugira ngo mvuge, nongera ndifata. Maze kwifata aranywesha, maze kunywesha ati paso aturakoze, ntari imuzi. Naje kwicuza ndavuga nti Imana yakoze. Iyo mvuga nabi ati shati hari umuyobozi baje bita ati n'umubandi nk'abandi bose. Mwebwe mwaratoranijwe, kandi wabatoranije ntabwo ari umuntu, ntabwo ari Byiringiro, ntabwo ari Pastor Gerard, ahubwo mwatoranijwe na Data wa twese. Ibyo ku bwoko bikubiyemo byinshi. Ubwo twavuga ko no kubaho tutariho, kuko ubwoko ni uruhererekanye by'ababayeho, abazabaho, babumbiye mu muryango umwe. Ubwo ni bwo bwoko. Iyo tubumbiye hamwe tuzi ko twatoranijwe, tuba tubaye ubwoko bukomeye. Niba tutari ubwoko, ubwo nta nubwo twariho icyo gihe, ntabwo twariho. Mbese mu yandi magambo, kubaho nyakuri ni ukuba imibereho imenya kandi ikayoboka uwayihanze. Anagira ngo dukureho urujijo ngo mbese abo bataramenya Imana bo ntabwo ari abantu. Oya, ni abantu, ariko ntabwo ari abana b'Imana. Ngiryo itandukaniro rihari. Nibahitamo neza, ubuntu bw'Imana buzaba bubahagije. Bazahinduka b'Imana, abana b'Imana nyakuri, baba abana bashimwa na Data wa twese. Aho niho Imana yacu nziza yatugejeje.
ngaho Imana yatugejeje mwebwe nanjye, yadushize mu urwego ruhanitse rusumba izindi inzego zibaho n'izizabaho tukiri muri iyi si. ngaho yadushize. aka kabazo, mbese reka nsubire haruguru, ariko mwebweho muri ubwoko bwatoranijwe, amagambo ashimishije ahangaha. akabazo nifuza kubaza ahangaha, mbese mwigeze muhezwa mu gihe runaka? bamwe ntabwo mubizi, ariko ushobora kuba warahejejwe. hari igihe nigeze guhezwa muri kominote nyarwanda, bigeze igihe numva ndashobora guhinduza pasiporo yanjye, bigeze igihe nifuza yuko ubunyarwanda mbuvuyeho completely. ibyo ngibyo ntabwo byatuma menya ko guhezwa, utarigeze uhura n'ibyo ntiyamenya ko guhezwa icyo ari cyo, ntiyanamenya no gutoranywa nuko yaba yaratoranijwe aho ngaho. ariko ndasaba data wa twese kugira ngo dusobanurire, tubashe kumenya ko twatoranijwe mu bandi, ngo turabatambyi b'ubwami. abatambyi b'iki? b'ubwami. mbega ishema dufite umwami wacu ibwami. benshi hano ntabwo bazi iby'ubwami, sibyo? ahari ntabwo tubizi bamwe. ariko hari umubyeyi wacu uherutse gusinzira, Pastor Mpyisi, abagize amahirwe yo kuganira nawe akababwira iby'ubwami, wumvaga afite umunezero mwinshi cyane aho ngaho. ariko umujyanama w'umwami, ariko aha ngaha ni ukuba umutambyi w'ubwami aha ngaha. ariko akaba yaranezezwaga n'iby'ubwami bwo ku isi, ariko iby'ubwami mbabwira ni iby'ubwami bwo mu ijuru. ariko twebweho twaratoranijwe kuba abatambyi b'ubwami bwo mu ijuru. buriya imirimo y'ubwami ni myinshi, imirimo y'ubwami ni myinshi, uwo kuba umutambyi uhebuje yose. muhora mutamba, muhora mukora ibyiza biri aho ngaho. nguwo umurimo w'ubutambyi mwebwe mukora. niyo mpamvu navuze mu kanya kw'Imana yacu yadushize mu rwego ruhanitse, urwego dukwiriye kwishimira, urwego rusumba izindi nzego zose zibaho n'izizabaho tukiri muri iyi si. ahandi hati kugira ngo twamamaze ishimwe ryaduhamagaye. muri uyu mwaka w'2024 dufite iyo nshingano yo kwamamaza ku by'Imana yaduhamagariye. ariko se yaduhamagaye idukuye hehe? idukuye mu mwijima w'icuraburindi, itujyana hehe? mucyo wayo witangaza. ngo twamamaze iki? ishimwe. murabyumva mute aho ngaho? ni ukubanza kunyurwa maze
ukananirwa kwiyumanganya. Ahangaha muribuka ko Yesu akiri ku isi yavuraga abarwayi, ibirema, abapfa amatwi, maze hakabaho abavuga ati ntimugire mute, ntimubivuge. Ariko byagendaga bite? Bananirwaga kwiyumanganya, maze bakagira ati, bakabivuga. Nubwo kunyurwa kw'ibyo Yesu yabakoreye, maze bakanga, bakabyamamaza. Ubwo rero tumaze kugezwa muri uwo mucyo w'itangaza, aho niho twahindutse ishyanga ryera. Duhabwa inshingano yo guhaguruka, inshingano yo kuvuga ngo tugende. Hari igihe kimwe mubona rimwe abayobozi b'amafiridi babahaye, bakavuga bati, pastor turagusaba kugira ngo uzakoreshe ivuna mu itoro ryawe. Ariko ibi nabyo byo guhora dukora amavuna, ibintu cy'ibyo mugiye mugishyize sinarikoze, wampa amahoro. Mwene data nawe mushiki wanjye, kino gihe ndagusaba kugira ngo habe amahoro no gukora inshingano wahamagariwe. Tumaze kwezwa, inshingano yacu nta yindi niyo kwamaza ubutumwa bwiza bwa Kristo Yesu. Kandi tujye twibuka abavandimwe namwe inshuti ko nitujya kwamamaza ubu butumwa, si nka ba bandi bamamaza iby'umupira, ba bandi bamamaza iby'ubucuruzi. Oya, twahamagariwe umurimo wo gukiza abandi. Niyo nshingano yacu dufite, nta n'iyindi. Kandi bari hariya badutegereje. Kandi n'ubu umubiri ugira ubabara, ukaba nawo ukenera kuvurwa, twebweho umutima niwo dusabwa kwegereza umuvuzi mukuru, ari we Data wo mu ijuru. Data wo mu ijuru. Maze noneho bikaba bitubashisha kwamamaza ubutumwa bwiza. Ariko iyi nshingano ntabwo twayibashisha. Pastor uri ahangaha, ntabwo iyi nshingano wayibashisha tutiyambaje imbaraga z'uwadutumye. Uwadutumye ariteguye kugira ngo adukoreshe. Impamvu nuko uyu murimo tuwukorera mu isi mbi. Nicyo gituma ukwiriye kureba ugasaba imbaraga. Tuzi ko iyi si icuza umwijima. Uko ibisekuruza byagiye bihererekanya, duhereye ku gutamba kwa Abeli na Kayini kugeza ku bakurambere bacu Nowa, Aburahamu, Yakobo, bigakomeza ku muryango w'Abalewi, tukabona abatambyi bo ku ngoma z'Abisirayeli, bikaza bikageza ku ntumwa 12 za Kristo. Uyu murimo duhamagarirwa wakomeje gusaba kwezwa buri munsi
nk'uko nawo ari uwera. Amasomo yo kwera no kwezwa ntabwo ahangaha nashatse ko kuyitaho cyane, kuko itsinda turi kumwe hano mwese muzi icyo bidusaba. Icyo bidusaba cy'ibanze ngo tubonereye gukora umurimo w'Imana. Uyu mwiherero rero utubere umwanya wo kwibukiranya umurimo twahamagariwe, umwanya wo kumenya inshingano yacu. Ndabibutsa rero ko muri ab'agaciro, kandi Imana niyo yabisira izina ubwo yari imaze kubabarira. Ndaboneraho kwibutsa ko bidusaba kwezwa buri mwanya, kuko n'umwuka w'Imana dukorera wera. Ikindi ni uko abantu b'Imana yadutumyeho nabo Yesu yabameneye amaraso y'igiciro cyinshi. Muzi mwese ko mwitwa ba ministers, mu Cyongereza ministers. Pastor umwe wo mu zabukuru yari agenda mu modoka, abapolisi baramuhagarika. Yari umuntu ukuze udafite icyo yitayeho. Umwana w'umusore w'umupolisi aramuhagarika. Amaze kumuhagarika, umupastor aramubwira ati, ariko shati kujya uduhagaritse kandi turi ba minista. Polisi aravuga ati, kandi ubanza nakoze ishyano. Undi ati, shati turi ba minista. Abura kumaza turi ministre nde? Avuze ati, ngaho genda. Turi ba minista mu Cyongereza. Abisi babasha kuba ba ministers iby'igihe gitoya. Murabizi neza, ngiye aho ntangiriye turebye muri za ministeri, ba ministre ba education sinakubwira, abasante sinakubwira, ariko ndacyari minister. Muracyari ba minister. Mutari koreka two kwigeranya na ba minister w'igihugu, ari kwigeranya na meya. Meya araramo, ariko wowe uhoraho iteka ryose. Muzi neza ko mwitwa ba ministers. Abisi babasha kuba ministers by'igihe gito, ariko igihe cyose tuzaba tukibasha kuguma mu ruzabibu twereza umwami wacu, tuzaba dufite ibyiringiro byo kwitwa ba life ministers. Icyo tukaba tukwiye kukishimira. Kandi iri zina tuzaryambikwa igihe kirekire, kugeza igihe Yesu azazira. Tuzaryambikwa, twambikwe ndetse n'ikamba ritangirika, ariko tuzarushaho kwishima niturebesha Kristo amaso yacu, dushagawe n'abo twakijije. Reba wa munezero igihe uzaba uri kugenda, ngaba nakijije. Ndabasaba bene data n'abashiki banjye ngo Imana idukoreshe. Yaduhaye uburenganzira bwo kuba ibikoresho byayo.
icyo twebwe tugomba gukora ni ukuvuga ngo Mana nkoresha, nta kindi. Nsaba Imana Data wa twese kugira ngo muri iki gihe cyose twabayeho twitange birenzeho. Imana ikomeze kuyobora iyi miryango y'abapasitori bari aha ngaha, babashe gusobanukirwa yuko batoranijwe kandi ko inshingano yabo ari ugukiza abandi. Imana ishobora byose idufashe kandi duhire mu izina ry'Umwami wacu Yesu.